Mwaramutse muze mbere igitondo cyanjye n'umugabo wanjye iyo tubyutse kuntu kiba kimeze. So rero ngo narimbyutse twese tubyutse tugiye kujya gusura mama Mageragere. Aho rero twakoze cheers tugiye kwibrosa. Turi kwirebera muri mirror nziza yaturutse muri Moba. Aho rero kubwiza bwa mama murabyumva kwibrosa wireba we n'umukunzi wawe murebana mwishimye ni ibintu byiza cyane. Rero ibyo byiza byose wagirana n'umugabo wawe n'umukunzi wawe nta handi hantu wabikura isibye muri Moba. So rero ngo nangiye gukaraba mu maso ndi kubereka isabune nkaraba nkaraba ibintu bya naturere gusa. So rero aho ngaho nangiye gukaraba mu maso ubwo we rero kuko abari ku nkamera arareka umugore akabanza akitegura ngo abagore turatinda. So rero ngo nende gukaraba mu maso nshimira n'umuntu wamvuye nayira nari mvuye mu ruhu rwo mu maso. Rero ndi kwireba muri mirror nkabona rwose cya muri miriwari nkabona ndasa neza mbishimira Imana nkashimira no wamfashije. So rero ngo nende gukaraba mu maso ndi kumubwira ati gira nawe uzukarabe. Mwabantu mwe nimba ari ikintu cya mbere kigora abagabo no kubyutsa abagore ngiye kumbyutsa none naraye inshutinze bibara akazi mbyuka nivovo tubwo twe twemeje ko saa moya tuba twabyutse saa 4 zitugereraho. Aho rero kumbwira ati mwizo sasike mwe ati n'ubundi ngiye gukaraba umubiri nibihamanuka nta kibazo cya mbere nuko nkaraba mu maso. So rero aho ngaho nari nsoje mu maso ikintu nshaka kubereka mirror nziza zo muri Moba hari ukuntu karaba kahita hazaho amazi nibizinga iyo ukanze kuri ako kantu ukatsa mirror ihita yongera igasa neza rero tuyicomeka aho ngaho ntago nakoga ntari kure ubwiza bwa miriwari yanjye nkagaruka hano. So rero ako kantu murakazi papier hygienique ugiye kwihanagura mu ntoki kuko ntiwashyira tishu mu cyumba nimubona muri toilette yanjye bisa neza mba nashyizemo ikintu bita umuti. Mwabagore mwe mugomba kugira isuku muri dushe yanyu. Dore nari ngiye koga ndi kubereka uburyo noneho badaye shower nziza ikora nka piano nuko kanda amazi amanuka. Wayibonye ndi kubereka uburyo ikoramo ni nziza mwabantu mwe nako kantu gatandukanya dushe na toilette. Twebwe none ikiza ibaze ko dushe badukoreye bidasaba yuko dukoropa. Ukimara gukaraba amazi usoza koga amazi yose yamanutse mu hasi. Ibyo bintu nahandi hano wabisanga usibye muri Moba. Muri Moba baje ari igisubizo cyiza ku bantu bose mushaka kugira ubwiherero bwiza dushe nziza bakabahereza ibikoresho byose. So akantu batereka isabune ndekwereka isabune noga nayo ni ya naturel. So rero aho nakomeje nende bagiye akantu keza kwa mama murabizi ngewe ntabwo naba mu nzu itarimo kano kantu ko kwitawaza karinda ama infection kwa mama murabizi sinshobora gukora ikoze yo kuba mu nzu katarimo. Ahandi rero kumanika amakariso bumaze koga ama box y'abagabo banyu bikuma ubundi ukabitera ipasi kuba bikora ukajya kubibika. Nahandi muri Moba magiro nimero nabaguye dushe nziza.